Mu buzima bwawe ujya wibaza impamvu abantu bamwe bakira ukabona ubuzima bwabo bujemo impinduka wari ubazi bakennye cyangwa wari ubazi bari mu buzima buri aho, abandi wabonaga babaga mu buzima bumwe ukabona barakennye cyangwa ukabona nta mpinduka zigeze zigera mu buzima bwabo. Icyo kibazo ujya ukibaza. Ese ni iki kigena umuntu uzagera kure? Ni iki kigaragaza cyangwa kiranga umuntu uzabaho neza, uzabaho ubuzima bwiza n'uzabaho ubuzima bubi? Niba uteze amatwi iki kiganiro, nakwibutsaga ko uteze amatwi ikiganiro Isi y'Abagabo, nguhaye ikaze. Reba hasi nimba warakoze subscribe kugira ngo umenye neza niba waramaze kwinjira muri uyu muryango mugari w'Isi y'Abagabo cyangwa muri uyu muryango mugari wa Manzi TJ, kugira ngo uzajye ubasha kubana natwe muri buri content nziza nk'izi ngizi ziharanira impinduka mu buzima bwawe. Niba wumva urambiwe gutegereza impinduka mu buzima bwawe, niba wumva ushaka gukura mu bitekerezo no guhindura uko wabonaga ibintu, niba wumva ushaka gutangira kubaho ubuzima bufite intego, ubuzima bufite intumbero, ubuzima bufite igisobanuro, iyi video ni iyawe, ntuyicikwe. Reka tugendane. Ubundi nk'umuntu wese uri guharanira impinduka mu buzima bwawe cyangwa uri gushaka guflipinga page y'ubuzima bwawe ukayivaho ukajya ku yindi, ikintu cyonyine cyagufasha gusanga page yawe ya mbere idasa n'ikurikira ni uko utangira kwimenya wowe ukisoma mbere y'uko utangira gusoma ubuzima ushaka cyangwa mbere y'uko utangira gusoma lifestyle wifuza. Banza wimenye. Uko umuntu yimenya niko atangira kubaho ubuzima bufite icyerekezo. Ubundi brother cyangwa sister, self awareness si ukumenya imyaka yawe, si ukumenya amazina yawe, si ukumenya n'indeshyo yawe, si ukumenya niba uri inzobe cyangwa uri igikara, ahubwo ni ukumenya intege nke zawe, ubushobozi bwawe, imico ikubuza gutera imbere n'imbaraga zihishe muri wowe. Fata umwanya wicuze, fata umwanya wiherere, wibaza uti ese ni iki cyangwa se ese ni iki kintandukanya n'abandi? Ibi bintu wicare ubyibazeho, fata umwanya wicuze. Hari iyo term abantu dukunda kuyikoresha tugiye gusenga, ukavuga ngo ugiye kwicuza ibyaha byawe, ariko iyo ugiye kwicuza ni ibintu wemera, ni ibintu wemera yuko ari intege nke, ni ibintu wemera ko ari amafuti. Nawe fata umwanya wirebeho amafuti yawe, wibaza uti ese ni iki kintandukanya n'abandi? Ni gute nabasha kunoza aho ntari muzima mu bitekerezo byanjye? Ibi bintu wicare wewe niwibogamireho, wowe ntushake gushyiramo utuntu two kwigira mwiza, ahubwo wishinja amakosa yose wumva uhamanya n'umutima wawe ko ari amakosa. Ubundi ni ibyiza wumva ushoboye cyangwa ujya ukora nabyo utangira ubimenye, umenye ubushobozi bwawe ubundi bungana bute. Wibaza uti ninde mpora nshinja ibibazo mfite aho gukemura ibyanjye? Mu buzima abantu bakunda gutinda kuri ibi bintu, ugasanga bahora bashinja amakosa abandi, bumva yuko ubuzima bubi bari kubamo hari ababuteye bufite intandaro. Nyamara ibi bintu bitangirira kuri wowe, kuko ubuzima bwawe ni ubwawe. Kumenya ibi nibyo byonyine bizagufasha kugira clarity ku buzima bwawe. Uko wimenya niko wubaka icyerekezo cy'umutima wawe. Ubundi brother cyangwa sister, nta muntu wagera kure adafite intego. Ariko se ubundi intego ni iki mu buzima? Abantu bakunda kwitiranya intego n'inzozi. Oya, ntago intego n'inzozi ari ibintu bimwe. Inzozi naho ushaka kugera, ariko intego ni umuhanda ugutwara aho ushaka kugera. Sinzi nimba ibi bintu uri kubyumva. Inzozi ni ya finale y'ibyo wifuza, ya finale y'urugendo rw'ubuzima bwawe. Ukavuga uti njyewe wenda n'urugero, niba utuye mu ntara ndifuza kuzatura muri Kigali. Izo ngizo ni inzozi. Ariko intego ni umuhanda, ni urugendo. Ese nzakora iki kizahangeza? Ese nzitwarane kugira ngo bizahantuze? Rero mu buzima bwawe niba umaze gusobanukirwa itandukaniro ry'intego n'inzozi, tangira wandike intego zawe. Intego y'ukwezi, wiha intego uzicemo ibice byinshi kugeza zihuye n'inzozi zawe. Utangira uvuga uti niba n'urugero warihaye, niba mu buzima bwawe wumva ufite inzozi wifuza ko zizasohoza mu myaka 5 iri imbere, tangira ugira intego ya buri kwezi. Utangire wibaza uti ese uku kwezi kunsigiye iki? Ese uku kwezi nkukozemo iki kiri kungeza ku nzozi zanjye? Ese
ibyo niyemeje, ibyo nkoze muri uku kwezi, hari intambwe nateye inganisha ku nzozi zanjye. Ibi ngibi ubikore no ku mwaka, utangire wisuzume, ubundi utangire no kwisiriveya buri cyumweru kugira ngo ukwezi kwawe kuze kuzura neza nta cyapfuye. Numara kwiprograma ku kwezi, ku cyumweru cyawe uvuga uti uri guharanira kugera ku nzozi zawe, uzatangira wisiriveya buri kwezi. Numara kwisiriveya buri kwezi uzajya ujya kureba resulta neza umwaka wawe urangiye. Uko umwaka ugenda uwutwara utyo, n'undi ukaza ukawutwara utyo, ya myaka 5 ishobora kuzarangira, cyangwa ni ihame niba warakurikiranye intego zawe neza wihaye, ya myaka 5 izarangira inzozi zawe wazikandagijemo ibirenge. Buri munsi wibaza uti uyu munsi ndimo gukora iki gituma negera intego yanjye. Ibi bintu ntukabikerense, ibi bintu ntukabifate nk'ibintu bisanzwe, kuko buri munsi wawe cyangwa se ikintu cyonyine dufite, igishoro cyonyine twavukanye ni igihe. Uko ugishora nibyo byerekana niba inzozi ufite uzazigeraho. Ntukagire intego ugendera ku bandi. Intego zigomba kugendana n'indoto zawe, ubushobozi bwawe n'agaciro wifuza mu buzima bwawe. Naho kujya kurebera ku bandi, kujya kwibaza uti nguriya ngo afite intego ngo ziruta izanjye. Niba afite intego ziruta izawe, ashobora kuba afite startup cyangwa afite ahantu ahagurukiye hatandukanye n'ahawe. Umutwe wawe werekeze ku nzozi zawe, rekera kuwerekeza ku nzozi z'abandi. Hari abantu bashaka cyangwa babayeho mu nzozi za bagenzi babo, ayo ni amafuti. Gira inzozi zawe, ibyo nibyo byonyine bizatuma ubasha kugera ku ntego, cyangwa se ubasha gusohoza intego wihaye buri kwezi, buri mwaka, buri cyumweru, ukabona uri kugenda ubuzima bwawe ubwinjizamo cyangwa ufungura amarembo y'impinduka. Brother cyangwa sister, wowe unteze amatwi, bitewe n'uneze amatwi, umuntu wese ushaka gukura mu mibereho agomba kwiga amafaranga n'uko akora. Abantu benshi babaho bagamije kubona amafaranga yo kubaho, ariko abahanga babaho bashaka amafaranga yo guteza imbere ejo hazaza habo. Reka turebe ibintu 4 wakora ukunguka. Icyambere, menya uko ukoresha amafaranga yawe. Tandukanya ibyo ukeneye n'ibyo ushaka. Abantu benshi ibi bintu birabananira cyangwa bijye bibagora mu buzima bwabo. Hari ibintu ukeneye mu buzima bwawe ushobora kubura, ubuzima bwawe ntibube bwagenda neza. Ushobora kubura ubuzima bwawe ukaba uri kubwangiza. Ibyo ngibyo iby'ingenzi harimo nk'ibiryo ndetse naho kuba. Ariko hari n'ibindi ushaka. Hari igihe ushobora kuba ushaka iPhone, hari igihe ushobora kuba ushaka imodoka bitewe n'udufaranga ufite turi kugushuka, hari igihe ushobora kuba ubona garderobe yawe irimo imyenda mike atari uko yashaje ariko ukumva ukeneye myinshi. Hari ibintu byinshi. Hari igihe ushobora kuba uri kumva ukeneye kurya inkoko byibuze buri weekend, no kunywa agakaziye ka byeri waguriye abaniga, abajama, cyangwa se uri umukobwa ukumva ukeneye utu essentials. Sindi umukobwa, si ari utuntu abakobwa babumva bakeneye, nyine babumva bashaka, ariko tubuze n'ubundi ubuzima bwabo ukabona bwakomeza. Rero mu buzima bwawe numara gutandukanya ibyo ukeneye n'ibyo ushaka, uzatangira kwita ku byo ukeneye, noneho bya bindi ushaka bikumarira amafaranga cyangwa byirirwa birigitisha amafaranga yawe, ukibaza aho aciye, ukibaza aho agiye, utangire ubigabanye, utangire ubikure mu nzira, ubikure mu maso yawe. Noneho ya mafaranga washoraga mu bintu ushaka gusa, utangire uyabikire kuyashora mu nzozi zawe, kuyashora muri business wifuza gukora, kuyashora muri bya bintu byose bifitanye isano n'ahazaza hawe nuko wifuza hazaza hawe. Icya kabiri, shyiraho budget. Menya buri faranga uko rikoreshwa cyangwa se uko risohoka mu mufuka wawe. Ugasanga amafaranga yawe ukunda kuyatangaguzwa uko ubonye, ukunda kuyatakaza uko ubonye. Brother cyangwa sister, amafaranga ukorera ku munsi wowe ubwawe urayazi. Niwe ugomba kwishyiriraho cyangwa kwijerera amafaranga ugomba kurya ku munsi. Niwe ugomba kwijerera amafaranga ugomba gukonsoma ku cyumweru, kubera ko nuko winjiza niwe wenyine ubizi. Ntago ugomba kujya uca ku kantu, cyangwa hari abantu baca mu masoko yabona ibintu akumva karagashaka, ukabona ari kugenda mu muhanda akababonye kuteri gizi mube muzimaye, ukabona ari kugenda mu muhanda ukabona abonye agaposhete ka telefone
keza kuruta ko yari afite, ngo aka ngaka mube mukamaye, ukabona ahuye n'agakweto ngo naka mube mukamaye. Mu by'ukuri ibintu byose ari kugura ntabwo ari ibintu yumvaga akeneye, ahubwo ni ibintu ashaka kuko abibonye. Ibi bintu ushaka kuko ubibonye bidashobora kugukura mu rugo uvuga ngo ibi ngibi ngiye kubireba, bigendere kure, kuko ibi ngibi nibyo byonyine biri kukugumisha muri urwo ruziga rw'ahantu hamwe. Ibi nibyo byonyine biri gutuma umushahara wawe ubona ko ari muke. Kandi brother cyangwa sister, nta mafaranga aba make abaho mu buzima. Icya gatatu, shaka uburyo bwinjiza amafaranga atari umushahara gusa. Shaka uduside hustle, kwigisha, gukora online cyangwa n'izindi business izo arizo zose, ariko urekere kudipendinga ku mushahara wawe. Umushahara wawe ufate nk'igishoro. Niba koko uhembwa cyangwa se ukorera amafaranga ku kwezi, tangira wibaza uti nakaye ga side hustle kandi natangira. Ese ni ubuhe bumenyi bundi mfite nasangiza abandi? Tangira urebe ahantu washora hakubyarira inyungu, aho kugira ngo amafaranga yawe akomeze ave mu isoko imwe gusa. Ibi ngibi nabyo ni defu. Icya kane ari nacyo cya nyuma, invest in yourself. Tangira wishoremo. Nta mutungo uruta ubwenge n'ubumenyi uharanira. Kwishoramo kwa mbere ni nko kuza nko kuri iyi YouTube channel ugakora subscribe, ukajya making sure ko wumva buri kiganiro cyose twa uploadinga, kuko hano kiganiro cyose twa uploadinga ni ikiba cyangwa ni igisasu kiba kije mu buzima bwawe, gushwanyaguza ibintu byose byari bikuziritse, gushwanyaguza bya bintu byose wabagamo byatuma guguma mu ruziga rumwe, ubundi kikatangira kikagusigira ubwigenge bwo gutangira gutekereza ku nzozi zawe, gutangira gutekereza kuri ejo hazaza hawe. Kwishoramo kwa mbere ni ugukora subscribe kuri iyi YouTube channel. Icyo nicyo kintu cya mbere ugomba gutangira gukora. Kandi ibi byose ndi kukubwira utangire ubigiremo discipline. Ntushore mu mafaranga udafitiye discipline. Tangira ushake discipline mbere na mbere, nurangiza ubone gutangira gushora. Discipline niyo musingi wa financial success. Hari igihe nshobora kukubwira discipline ugatangira gutekereza ko ari kwakuramukanya ikoze ku kuboko, ugatangira gutekereza ko ari kwakugenda wubitsa amaso utareba abantu mu maso. Oya, discipline ni ukwiha intego, ni ugutangira gushyiraho standard, gushyiraho ibintu bikugenga, gushyiraho amategeko wowe ugomba kugenderaho mu buzima bwawe akurengera, aharanira ejo hazaza hawe heza. Kandi ayo mategeko ukayakurikiza. Kandi muri ayo mategeko wagira iryo wica, ukabasha no kumenya igihano uri bwiye kandi gikakaye. Iyo niyo discipline uri gusabwa kugira ngo ugere kuri financial success. Uburyo utekereza nibwo bukubwira uko uzabaho. Mindset yawe niyo ifungura cyangwa igafunga amarembo y'amahirwe mu buzima bwawe. Ubundi amahirwe ahera muri mindset, ahera mu bitekerezo byawe. Wowe ubwawe ni wowe uyiha. Tekereza nka nyirejo hawe. Rekera gufata ubuzima bwawe ngo ubufate nk'ahatari ubwawe. Ubuzima bwawe ibibubaho ni umusaruro w'ibyo waharaniye. Tangira gufata ubuzima bwawe nka nyirabwo, nka landlord w'ubuzima bwawe, aho gukomeza gutererana ubuzima bwawe nk'aho hari undi muntu ukwiye kubugenga, cyangwa nk'aho hari undi muntu ubufite mu burenganzira cyangwa ubufite mu nshingano ze ugomba kubwitaho. Garagaza buri munsi uko waba umuntu mwiza, cyangwa se haranira buri munsi kuba umuntu mwiza, ukora ibintu neza, wirinda excuses, wirinda kuba wa muntu uhora ufite ama excuse, hora buri kintu cyose ugifitiye. Ese kuki wakererewe? Byagenze gutya bla 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 bla. Ufite excuses zo gukererwa, ufite excuses zo kwica ibintu, ufite excuse kuri buri kibazo cyose uteza muri societe, cyangwa buri kibazo cyose wowe ubwawe witeza. Ese kuki ukennye? Ubifitiye ama excuse. Bro, gabanya ama excuses. Wikumva ko ufite igihe cyose. Niba hari faranga cyangwa hari ikintu tuvuka dukizeho, ni igihe. Kuko amafaranga yose ava mu gihe. Rero twese tuvuka hano dukize kubera ko buri wese aba afite igihe cye, kandi icyo gihe cyawe niwo mutungo wonyine uvukana. Rero uko ukoresheje igihe cyawe nibyo byonyine bizana impinduka mu buzima bwawe. Uko ushoye igihe cyawe nicyo cyonyine gituma impinduka ziza mu buzima bwawe. Ese brother, ubona iyo uza kumenya ubwenge cyangwa iyo uza gusobanukirwa ufite imyaka 15, wari kugira imyaka 25 ubayeho gute iyo uza kuba wari ufite ubumenyi bwo gukoresha igihe cyawe neza?
igihe cyawe niwo mutungo ugomba kumva cyangwa se ugomba kwitaho. Ubu nibwo buryo bwo guhinduka. Gukura mu bitekerezo bisaba gusoma ibitabo, bisaba kumva podcast cyangwa se gutega amatwi podcast cyangwa utudocumentary cyangwa se ibiganiro byiza nk'ibi ngibi biharanira impinduka mu buzima bwawe. Apana bya bindi njya mbona mukunda kumva, kuganira n'abantu bafite intekerezo cyangwa se ibitekerezo byagushyira ku murongo cyangwa byagufasha guharanira ejo hazaza hazima. Bya bitekerezo wumva cyangwa ba bantu muganira ukumva hari ikintu gishya wize, hari ikintu gishya wungutse mu buzima bwawe. Kwikura muri comfort zone, ukarekera kumva kunyuzwe naho ngaho uri, ahubwo ugahora uharanira gutera indi ntambwe ikwegereza za nzozi zawe. Hari abantu bagera ahantu akavuga ati uko biri kose aha hantu harutaho navuye, ariko bro aho ngaho uri ntago harutaho wakabaye ujye cyangwa se aho uzajya ejo. Aho ngaho haruta nibyo aho wavuye, ariko aho uzajya haryoshye cyangwa haruta inshuro igihumbi aho ngaho uri. Rero rekera kumva ko cyangwa kuryoherwa n'iyo comfort zone wicayemo. Iyo niyo nama nakugira nk'umuntu cyangwa se nk'inshuti yanjye iteze amatwi iki kiganiro. Nta kintu na kimwe kizakorohera mu gihe cyose uri guharanira impinduka mu buzima bwawe. Abantu bashobora kukwihakana, kukwanga cyangwa bakagukwena baguseka ngo warahindutse, bakwita ngo wabaye idage muri za mvugo z'ubu ngubu. Ariko ujye wibuka ibi ngibi, impinduka zibanza kwangwa hanyuma zikubahwa. Mu gihe cyose uri guharanira impinduka mu buzima bwawe ukaba utari kubona izo signs, utari kubona utwo tumenyetso mu buzima bwawe, brother, uzongere wisuzume uvuga uti kuki ibi ngibi bitari kungeraho. Igihe cyose uri guharanira impinduka bizagusaba ko hari ikigare wagenderagamo ugomba kwicaho, bizagusaba ko hari lifestyle, hari ubuzima wabagamo ugomba guhindura, hari abantu bakuganirizaga ibintu udashaka kumva, urekera wa mwanya wataga wagiye kuganira nabo cyangwa wa mwanya wataga muri mu buyobe wowe nabo, ugatangira kuza kuwuta wiyumvira ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. Icyo gihe bazatangira kukubona nk'umwirasi. Bro, guharanira impinduka mu buzima bwawe nicyo kintu cya mbere abantu badapfa kwadmayaringa cyangwa badapfa kubona neza. Impinduka zibanza kwangwa hanyuma zikubahwa nyuma. Menya igihe cyo guceceka no gukora. Menya igihe cyo kutarwana cyangwa se cyo kudahora wisobanura mu bandi n'impamvu y'impinduka wowe uri guharanira. Menya igihe cyo gutuza ukiyubaha bucece, ugatangira kwiyubakira ibintu byawe muri silence. Impinduka nyazo ntizivugirwa. Oya, ntago ukeneye guhora uri umuvugizi cyangwa gushaka umuvugizi w'abantu babwira ngo narahindutse, nsigaye meze uko, mfite uyu murongo ngenderwaho. Oya, ahubwo impinduka zigaragarira mu musaruro. Wowe warahindutse ari kugera kuki? Guhinduka kwiza, guhinduka kwa nyako ni uguhinduka ariko umusaruro ukagaragara. Mu gihe cyose wahindutse ariko uwo musaruro ntugaragare, haracyarimo ikibazo. Ubuzima bwawe si lottery, ntabwo ari urusimbi, ni urugendo. Ubu uri hano ariko ntabwo ariho uzahora. Iyo wemeye gukura byose birashoboka. Ejo hazaza hawe hari mu biganza byawe, hari no mu myanzuro ufata, hagenwa n'imyanzuro ufata. Ikiganiro Isi y'Abagabo nakagaruka. Ciao ciao.